Ni kuri saga ya mbere yabaye y'uwitwa Miss Jolly aho yavugwaga mu rukundo n'umugabo w'imyaka 52. Abantu bakavuga byinshi cyane byagiye bitandukanye ntari buze kugarukamo, ariko uyu munsi munyemerere kugira ngo tuganire ku ingingo impamvu abakobwa turi kubona bari gushakana n'abantu bakuze cyane by'umwihariko. Wowe se uratekereza ari ihe mpamvu? Jya muri comment ubundi utubwire impamvu ushobora kuba uri gutekereza abakobwa b'iki gihe bakiri batoya bari gushakana n'abagabo bakuze cyangwa se abagabo bababyaye. Kugira ngo uze kubyumva neza, Jolly yagiye gushaka umugabo, yakundanye n'umugabo wari umwikubye inshuro ebyiri mu myaka zinarenga. Inshuro ebyiri mu myaka. Jolly yari afite imyaka ngira ngo 28 ni afite, then Idris yitwa Rugumi Said Hamad yari afite imyaka 52. Urumva ko amukubye inshuro zingahe? Ni hafi ebyiri zingayenga muri ebyiri. Murumva ni ikintu gikomeye. Uyu rero Vestine we aravugwa ko umugabo we nawe amukubye inshuro ebyiri. Umugabo afite imyaka 42, Vestine akaba afite 22 y'amavuko. Urumva n'umugabo umukubye inshuro ebyiri. Ni iki rero kiri gutera aba bana b'abakobwa bakiri batoya gushaka abagabo babakubye kabiri mu myaka? Nicyo ngiye nawe tugiye kuza kwiganira ngo tuze kwibanda ku ngingo eshatu turi buze kwibandaho, ariko turi buze gutangira tuganira cyane impamvu ikomeye abakobwa benshi yaba mu gihugu cy'u Rwanda yaba muri East Africa bari gushaka abagabo babaruta mu myaka cyangwa se babikubye inshuro ebyiri. So ikintu gitumye mbivuga rero ni kuri saga reka nongere mbasuze kandi nkomeze kubifuriza ibihe byiza mwe mwese mukurikirana Kai TV show, by'umwihariko mbabwira ngo amahoro n'umugisha bitangwa n'Uwiteka bikomeze bibahundwagazeho. Nongeye mbahaye ikaze mu biganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi, akaba ari ibiganiro by'imyidagaduro. Wowe utarakora subscribe nicyo gihe ngo nkwakire, wowe mushyashya kora subscribe, like ndetse na comment ku biganiro byacu, ubundi ujye ubasha kubona updates zigiye zitandukanye mu myidagaduro. Uyu munsi tugiye kuganira ku nkuru iri kuvugwa, ni inkuru ngira ngo imaze umunsi n'igice niba atari ibiri iri gushira. So ni inkuru y'umwe mu bakobwa b'abaririmbyi hano iwacu mu Rwanda baririmba injyana ya gospel, yitwa Vestine, aririmbana n'uwitwa Dore. Akaba Vestine ariwe mukuru, Dore akaza ariwe mutoya kuri Vestine. So niki gitumye rero nganira kuri Vestine? N'abantu benshi bagiye batandukanye ndetse n'imbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye, nyinshi zikorera kuri YouTube zirimo ziravuga inkuru zigiye zitandukanye kuri mwana w'umukobwa ushobora kuba washatse cyangwa se wagiye gukora ubukwe mu murenge cyangwa se wagiye gusinya ko abaye umugore w'umugabo. Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo tuze kwibanda ku ngingo eshatu turi buze kwibandaho, ariko turi buze gutangira tuganira cyane impamvu ikomeye abakobwa benshi yaba mu gihugu cy'u Rwanda yaba muri East Africa bari gushaka abagabo babaruta mu myaka cyangwa se babikubye inshuro ebyiri. So ikintu gitumye mbivuga rero ni kuri saga ya mbere yabaye y'uwitwa Miss Jolly aho yavugwaga mu rukundo n'umugabo w'imyaka 52. Abantu bakavuga byinshi cyane byagiye bitandukanye ntari buze kugarukamo, ariko uyu munsi munyemerere kugira ngo tuganire ku ingingo impamvu abakobwa turi kubona bari gushakana n'abantu bakuze cyane by'umwihariko. Wowe se uratekereza ari ihe mpamvu? Jya muri comment ubundi utubwire impamvu ushobora kuba uri gutekereza abakobwa b'iki gihe bakiri batoya bari gushakana n'abagabo bakuze cyangwa se abagabo bababyaye. Kugira ngo uze kubyumva neza, Jolly yagiye gushaka umugabo, yakundanye n'umugabo wari umwikubye inshuro ebyiri mu myaka zinarenga. Inshuro ebyiri mu myaka. Jolly yari afite imyaka ngira ngo 28 ni afite, then Idris yitwa Rugumi Said Hamad yari afite imyaka 52. Urumva ko amukubye inshuro zingahe?
ni hafi ebyiri zingahinga muri ebyiri. Murumva ni ikintu gikomeye. Uyu rero Vestine we aravugwa ko umugabo we nawe amukubye inshuro ebyiri. Umugabo afite imyaka 42, Vestine akaba afite 22 y'amavuko. Urumva n'umugabo umukubye inshuro ebyiri. Ni iki rero kiri gutera aba bana b'abakobwa bakiri batoya gushaka abagabo babakubye kabiri mu myaka? Nicyo ngiye nawe tugiye kuza kwiganirira. Turaza kureba kuntu uyu mukobwa Vestine ashobora kuba yarahuye n'uyu Idris ugiye kumugira umugore. Tuze kureba n'ibyerekeranye n'urugendo rwa Vestine ava mu Rwanda yerekeza muri Burkina Faso aho umugabo atuye cyangwa se aho umugabo yavukiye. So by'umwihariko munyemerere, impamvu ya mbere ngewe mbona abakobwa bakeneye byinshi. Abakobwa ntago umukobwa ari umuntu wishimira kubaho mu buzima butari bwiza. Niyo mpamvu ibyo rero ndabivugira iki? Abahungu b'iki gihe cyangwa se abantu b'insoresore, abantu tukiri mu twaka 20, 22, 23, hari ukuntu tumaje kwibera abanebwe. Ugasanga umuntu w'umusore nkanjye ageze aha ngaha adashobora kwigurira ipantaro, ugasanga n'umunebwe muri we, ugasanga ntashaka gukora, arashaka kubaho bwa buzima bw'abantu bagezeyo, kandi mu by'ukuri ntago we ntaharagera. Ibyo rero biraza gutandukana cyane n'abasaza batubanjirije cyangwa se n'abapapa bacu. Abapapa bacu bakuze ari bamwe mu bafite intumbero, baba bazi icyo gukora. Avuga ati njyewe umurimo nicyo kintu cya mbere kigomba kundanga nk'umugabo. Nicyo umurimo, nicyo kintu kigomba ngomba gukora kugira ngo nzabone umugore kandi nzatunga urugo, ndugire urugo rukomeye. Rero barakoraga cyane kugira ngo ayo mafaranga bazayabone. Bakoraga ibintu byinshi cyane kugira ngo bazabone amafaranga bazajya bakoresha mu rugo gushinga umuryango ufatika. Ariko umusore w'iki gihe, cyane cyane ko benshi badafite n'ibitekerezo byo kuba bashaka cyangwa se ngo bagira abagore. So umuntu rero udafite igitekerezo cy'uko ashobora kuba yari mu rugo rwe, ntago ushobora kuzamubona ari gukora cyane yihiringa nk'uko abantu batubanjirije bihiringaga, cyangwa se abo basaza turi kuvuga uyu munsi wa none kuntu bashakaga amafaranga. So rero bigatuma abakobwa batari bukunde babahungu, ahubwo bari bwikundire babagabo. Kubera ko uriya mugabo ni uri bubashe kumugurira ikanzu ya miliyoni, uriya mugabo ni uri bubashe kumusohokana, sibyo? Kandi ikindi barabagabo bafite urukundo rwa nyarwo kurenza abahungu b'iki gihe. Ikintu cya kabiri rero, bari abagabo baba bafite urukundo ruhambaye kurenza urw'abasore b'iki gihe. Umusore w'iki gihe rero, impamvu ndibivuze ni iyi: umusore w'iki gihe ashaka ngo akunde abakobwa barenze umwe. Uyu munsi aragukunda, ejo nabona undi w'ikibero cyiza, ufite taye nini ndetse ugaragara neza, araguta yahuzu niko basigaye bavuga, cyangwa se araguta mu bishanga nkuko basigaye babivuga, cyangwa mu bigori, dore imvugo zabaye nyinshi. So ntago rero umuhungu nk'uwo nguwo uri bukunde akajya gukunda undi, akagenda agakunda undi, akagenda agakunda n'undi, ari buze gukundana na wa mukobwa wishakira urukundo, wa mukobwa uvuga ati ngewe ndashaka kubaka umuryango. Uwo muhungu nta kintu azamugezaho. So ni kimwe rero mu kintu kiri gutuma abakobwa b'iki gihe batari kwiteza udusore tukiri dutoya, bitewe n'impamvu yuko nta mafaranga tugira, n'utwirasi. Ikindi nacyo ubona atari umuntu washinga urugo. Bamwe mu bahungu b'iki gihe, ndagira ngo abahungu mutaza kunyumva nabi, ntago ngewe ndi kubatokinga cyangwa ntago ndi kubasebya imbere y'abashiki banyu, cyangwa ntago ndi kuvuga ibintu bitabaho. Namwe muzabikurikirane murebe, sibyo? Mwishakira ubuzima bw'abastari gusa bworoshye, nta muntu ugishaka ubuzima. Biratangaje cyane kuba wabona umuhungu aza akicara hano wenda agatangira gukora kuri YouTube, so ku buryo ku munsi ashobora nko ku-uploading ibiganiro bino. Umusore ntawe wabona. Nanjye ubwanjye sinabibasha, ntago nabibasha kabisa. Byerekana ko rero ntago twebwe dukora. Ariko urebe nk'abantu bashinze amacano mbere bashobora gukora ikiganiro uyu munsi bagakora 2, 3, 4, ku buryo uyu munsi wa none avuga ngo ninjije yangaye, akabivamo ajya mu kandi kazi, sibyo? Akaba afite nk'ibiganiro 4 byo kwa-uploadinga mu gihe cy'iminsi 4, akajya mu kandi kazi, akajya aza editinga, uploadinga, akazi gakomeza. Ikintu kimwe, YouTube ibaha amafaranga. YouTube rero iramuha amafaranga ndetse n'akandi kazi gakomeze kamwinjirije. Ariko nta musore wabikora w'iki gihe, kubera ko twese turi abanebwe, sibyo? Icyo rero, izo mpamvu ebyiri mbabwiye ziri mu mpamvu ziri gutuma abakobwa b'iki gihe bagira gute, bishakira abagabo. Ikindi, ndagaruka ku bakobwa. Ikindi kintu ku bakobwa, umukobwa akeneye umuntu umuhereza buri kimwe cyose uko akimwatse. Umukobwa w'iki gihe navuga ngo ndashaka gusohoka, hatari ako kanya yasohotse muri hoteli nziza imeze neza, n'umusohokana muri hoteli imbeje arakwanga,
ashaka undi, sibyo? Abo ni abakobwa bamwe na bamwe bagiye batandukanye. So reka tuze kwigarukira rero kuri uyu mukobwa witwa Vestine wakoze ubukwe cyangwa se wagiye mu murenge mu munsi n'igice ushize. Iki kiganiro ngikoze hashize umunsi n'igice Vestine agiye mu murenge. So uyu mukobwa agiye gushakana n'umugabo wo muri Burkina Faso witwa Idris. Akaba ari umwe mu basore akaba ari umwe mu bagabo mbona, sinzi niba ari umusore, ariko abantu bavuga ko ari divorce, ashobora kuba yaradivorceje. Ayo ni amakuru ngenda nkura ku ruhande agiye atandukanye, ariko aya makuru nubwo nyababwiye ntago ndishuwa neza yuko uyu mugabo ari divorce, sibyo, cyangwa se yadivorceje n'undi mugore wa mbere. Ibyo ngibyo ni ibintu ngenda nkura ku mihanda, ariko reka tubifate gutyo ko yadivorceje. Niba atari byo nabwo mwihangane, icyo cyo ndakibabwiye. So rero uyu mugabo baje kuba bahura bamenyana n'uwitwa Vestine, bavuga ko bamenyanye mu myaka ngira ngo ni nk'imyaka 3 ishize, kuko Vestine bamenyanye yiga mu mwaka wa 5, kandi murabizi ko uyu mukobwa yaje kuba yarangiza amashuri ye mu mwaka w'ibihumbi 2024 nibwo yarashyize akadomo ku mashuri ye atangiye ubu buzima. So nibwo rero uyu mugabo baje gucakirana umukobwa yiga mu mwaka wa 5, ndetse batangira no guteretana gahoro gahoro, bigenda biza gahoro gahoro. Ariko kimwe cyo mu kintu cyarushijeho kuza gutungura aba bantu nuko twabaye tubona Vestine ajya mu murenge, ariko tutarigeze tubona na proposal nk'umuntu w'umustar. Ibyo bintu rero ugasanga ni ibintu bishobora kuba byarakorewe mu bwihisho, cyane ko hari bamwe bitabiriye anniversary y'umwe mu babareberera cyane witwa MIE cyangwa se Murindahabi Irene. Bamwe bitabiriye anniversary bazi ko ari uwitwa Vestine ushobora kuba agiye gutererwa ivi uwo munsi. Hari abantu bayitabiriye, ngiye n'amakuru nkura ku ruhande, sibyo? Ari n'amakuru mba nashatse inbox kabisa, bavuga ko byanga bikunda batekerezaga ko uwitwa Vestine ashobora kuba ari ugiye guterwa ivi, nyuma baza kubabwira ko ari anniversary yande y'uwitwa MIE cyangwa se Murindahabi Irene. So rero aba bakobwa hari ukuntu abantu bagenda bavuga ibintu hirya no hino, utaza ahantu bakura amagambo, utaza ahantu umuntu ashobora gutekereza ashobora gutekereza ikintu kibi akaza kukivuga ku muntu. Hari n'ahandi numvishe, na makuru angezeho mu kanya, niyo mpamvu nahise nkora n'ikiganiro, na makuru angezeho avuga ko uyu mukobwa Vestine ashobora kuba baramutwaye atwite, bitewe n'iki babonye ko umukobwa yagize ubuzima bwiza ubwo yarangizaga secondaire, atakibasha kurya, atakirya bya bishyimbo n'akawunga n'ibijumba byo muri secondaire. Umukobwa araza yita harabyibuha amera neza. Abantu benshi batangira kuvuga ati uriya mukobwa Idris ashobora kuba yaramuteye inda, bakaba bihutishije ibintu bigeze ahangaha. Ariko ntago ntekereza ko bihutishije ibintu, kuko mu gihugu cy'u Rwanda gushaka ubu ngubu ni ku myaka 18. Ibyo ngewe suko ndibuze kubibona, bitewe nuko uyu Idris ahubwo nicyo gihe cyiza abonye cyo kuba yafatirana umwana w'umukobwa atarangirikira mu mashuri. Impamvu mbivuze ni iki? Nibyo Vestine agomba gukomeza kwiga akagera hejuru muri kaminuza, akazigana zakarangiza, sibyo, kugira ngo azabashe kumenya kugira ubwenge buhambaye cyangwa se ubwenge bwimbitseho. Kaminuza bari akantu k'ingenzi buri mu buzima, nawe ugerageza ukiga, cyane ko nanjye nkiri kwiga university. So bishaka kuvuga ko rero abantu uyu Idris arafatiranye, bitewe nuko uyu mukobwa yaza kumurika akajya muri kaminuza, akajya kwiga muri kaminuza ataramushyira mu rugo cyangwa se ataramugira umugore, uyu mukobwa nawe yashoboraga kuzahangirikira bitewe n'imyitwarire cyangwa se n'imibereho y'abana bo muri kaminuza. Reka mbabwire, ibi bintu mbabwira ndabizi kandi ndahaba, sibyo? Umunsi ku munsi n'ubu ngubu bandi ku ishuri nuko ndi muri ghetto iwanjye, ariko kaminuza ku mwana w'umukobwa irangiza totally. Rero uyu Idris nicyo gihe cyiza afatiranye uyu mukobwa atarahura n'iyo mico mibi, kugira ngo wenda ashobore kwangirika, sibyo? Ariko abantu bari kuza bavuga ngo Vestine ashobora kuba atwite, ariyo mpamvu bihutishije ibi bintu, ni amakuru y'ibihuha. Kandi ngiye narabibabwiye ko YouTube abantu mutanga amakuru y'ibihuha mukwiye kwihana ibyo bintu mukabyihorera. Ntago mbizi niba ari ishyari ushobora kugirira umuntu kuba ageze ku bintu byiza nka biriya. Congratulations Vestine, you did, urabikoze kabisa. Urabikoze. Naho abandi utugamba abantu bari kwivugisha iki no.
Ikindi kandi ni nyuma y'uko batangaje ko bashobora kuba bagiye gushyira hanze indirimbo yanditse mu Giswahili, akaba ari indirimbo twese dutegerezanyije amatsiko, azaba ari indirimbo iziye mu bihe byiza, bari hiti cyane, bakunzwe kandi abantu benshi babitayeho. So rero ubwo ngubwo abakobwa ngira ngo mujye munashishoza natwe abasore muturebe. Abasore tukiri batoya natwe dukenera nanone abakobwa bakiri batoya. Ariko hari umuntu wambwiye ngo byabaye vice versa, abasore basigaye bajya mu bakecuru ndetse abana bakiri bato b'abakobwa nabo bakajya mu basaza. Murumva rero nuko uko iminsi igenda izanina ko abantu barushaho kugenda bahindura imyitwarire ibaranga. So rero ni ikintu kiba gikomeye cyane, ariko ntekereza ko ari n'ikintu cyiza cyane kubona umwana nkuriya akoze ubukwe, umwana w'imyaka 22. Murumva koko yari akiri muto, ariko nicyo gihe umukobwa aba yakuze, yagejeje igihe cyo kuba yashinga urugo kandi akabasha gutunga urugo. So nanjye mfite imyaka hafi 24 n'ingahe, ndamuruta, sindashaka, sindanabitegura, sindanabiteganya. Nose ubwo murumva ninjya gushaka nzajya gushaka koko umukecuru? Ntibibaho. Nanjye nzajya mu twana dutoya nushake, niko ibintu biba bikwiye kugenda, sibyo? Ndagushimira rero wowe wabanye nanjye. Amazina yanjye nitwa Kai Junior Kai, channel yanjye ikaba yitwa Kai TV Show. Nago nagenda ntabasabye ubufasha kuri Kai TV Show, anything ushobora kudufasha, ushobora kuduhereza kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kugenda birushaho kwaguka no gutera imbere. Wacisha kuri nimero de telefone ziri aho ngaho tukaganira, cyangwa ukatugira inama, ukaduha n'ubundi bufasha bugiye butandukanye. Turashaka gukora house media, muzabane natwe muri uru rugendo twatangiye. Murabizi ko mbakunda cyane kandi mbishimira. Imana yo mu ijuru ibamera umugisha.